integanyanyigisho twari dufite yari igendeye cyangwa se ikoze ku buryo umwana yiga periode 8 ku munsi cyangwa se periode 40 mu cyumweru. Dusanga rero amashuri menshi dufite yiga mu byo twita ingunga ebyiri. Iyo wiga ingunga ebyiri ntabwo wabasha kubona periode 40 mu cyumweru cyangwa se 8 mu cyumweru. Yes, turagushuje nanone muri kino kiganiro ngira ngo wumvishe uko dogiteri Mutezigaju Flora abivuze. Atangiye ku maperiode y'abana muri primary nyuma y'uko bashizeho amavugura muri education. Aha rero ndagira tugende tuganire ariko turaza kumwifashisha cyane nkuko mwagiye mubyumva. Aragenda asobanura ibintu byinshi cyane aho muragenda mwumva igiteganyijwe mu by'ukuri ni ikihe nyuma y'uko hari harakozwe ubushakashatsi kugira abakora icyo bita amavugurura muri education cyangwa se mu burezi muri rusange mu Rwanda. Cyane cyane ko ibintu byagendeho bakoze ubushakashatsi mu bana bagiye bajya mu bana ahantu hatandukanye mu gihugu bakabaganiriza ku kijyanye n'amasomo biga, imbogamizi ahura nazo, icyo basaba leta kugira wenda bayabafasha mu buryo kwiga neza, ndetse bagira n'amahirwe yo kuba baranahuye n'ababyeyi bamwe na bamwe, numva ntari ababyeyi bose. Noneho bya bitekerezo bafashe mu babyeyi no mu bana baza no kuyihura n'abarimu kugira bumve na ukuntu babyumva. Nibwo rero bahise bafata kino cyemezo cyo kugira bakora icyo bita amavugurura muri education, aho baje kwikubitiro bavuga kuri period cyangwa se igihe umwana amara mu ishuri yiga. Iyo bavuga period kwa natabizi wenda muri education, ubundi buri somo rigira igihe igirwamo. Period hano mu kigo cy'amashuri cyangwa se mu bigo by'amashuri mu Rwanda imara iminota 40. Bivuga mu minota 40 avuga ko ari period imwe. Aha rero muri iki kiganiro ku bantu tugiye kubana tugiye kurebera hamwe, muraza kumvamo ibijyanye na transfer cyane cyane ko urumva bino bintu bishobora kuzafekta abarimu benshi cyane. Ugasanga wenda niba bakora ku kino kigo bibaye ngombwa yuko uhise hava bitewe yuko wenda amasaha ugombye kwigisha utayabonye, bizagenda gute tugiye kubirebera hamwe. Kandi ahangaha turaza kuvuga kujyanye na mutation iteganyijwe gukorwa vuba ahangaha, aho umwarimu ashobora kuba mu karere kamwe kajya mu kandi cyangwa se ku kigo kimwe kajya mu kindi. Ibi nabyo uyu Flora dogiteri yabivuzeho, tugiye kureba uburyo bimeze. Ubwo rero iki kintu ngize tukiganire, ariko ibijyanye n'aya mavugurura ukumva nyine bikuvugisha abantu benshi cyane, ndetse cyane cyane yuko mu kuyakora bagiye kwegera bya bigo bita day schools cyangwa se ibigo byiga bitaha atebyandi biba mu kigo. Muzi yuko nyine nabo bafite uburyo biga bitandukanye na boarding. Abo mu kigo burya hari uburyo babona facilities zimwe zituma biga neza, noneho ugasanga babane muri day program bo bafite challenge nyinshi cyane, ariko bakagenekereza ku minimiza ibintu bishobora gutuma wa mwana wo mu cyaro cyangwa se wa mwana ugataha atiga neza nk'umwana cyangwa nk'umuntu wiga hehe muri boarding. Aha rero twagize icyo tubivugaho, noneho tuze kurebana implementation uburyo ino gahunda izashyira mu bikorwa, ariko dushaka gufasha wa mwana muri primaire cyane cyane ndetse no wa secondaire. Aha ni Kwitara TV, ndinginga cyangwa se ndagusaba ko wakana subscribe ugiye ubona yuko ibiganiro byacu bigufasha, urabukoze iby'agaciro. Kandi dushimira umuntu wese ugaruka akatwumva ati yakana subscribe, nawe turagushimiye cyane kuko twereka yuko nyine dukurikirana. Ariko turagusaba ko nawe washikirite wabyonda ku subscribe cyangwa ku abone, ubundi tukatwibanira ukibuka no kuri notification or kugiye dushira ikiganiro kugira ngo wa mbere. Reka dutangane n'uyu muyobozi wo muri REB, noneho agenda bisobanura kano, kandi nkuko nababwiye turagenda twungukiramo byinshi cyane. Kandi nkwifuzaho commentaire cyangwa se like igihe ubona ko ikiganiro kigushimishije. Aha ndakubisa ko Kwitara TV, reka dutangire gutya. Mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza abiyo twita lower primary, no kuva mu mwaka wa mbere, wa kabiri n'umwaka wa gatatu. Ahangaha habaye amavugurura navuga ko akomeye, nabyo bitewe n'ibyo abarimu batubwiraga. Abarimu bigisha muri aya mashuri mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu baratubwiraga bati integanyanyigisho ntabwo umwana ashobora kuzayirangiza habe na gato, ni ndende cyane kugira ngo ayirangize keretse nimwongera igihe. Abandi bakatubwira bati twebwe kugira ngo iyi nteganyanyigisho tuyirangize, kuko integanyanyigisho twari dufite yari igendeye cyangwa se ikoze ku buryo umwana yiga periode
8 ku munsi cyangwa se periode 40 mu cyumweru. Dusanga rero amashuri menshi dufite yiga mu byo twita ingunga ebyiri. Iyo wiga ingunga ebyiri ntabwo wabasha kubona periode 40 mu cyumweru cyangwa se 8 mu cyumweru wiga ingunga ebyiri. Iyo wiga ingunga ebyiri periode nyinshi ushobora kubona ni 25 mu cyumweru cyangwa se 5 ku munsi. Ibyo rero kubera abarimu batubwiraga ati integanyanyigisho ni ndende kugira ngo tuyirangize keretse abana bose biga ingunga imwe, kandi tuzi neza ko abana benshi biga ingunga ebyiri. Turangije tureba no mu bindi bihugu ko babigenza, dusanga n'ubushakashatsi cyo bugaragaza, dusanga ubushakashatsi n'ibindi bihugu babigenza, umwana wo muri icyo cyiciro cy'imyaka abashije kubona amasaha 3 hagati y'amasaha 3 n'8 ku munsi yo kwiga arahagije kuri we kugira ngo abashe kugera ku ntego abasha kugeraho. Kugira ngo tubone amasaha 3 n'8 ku munsi buri mwana wese ayabone wiga muri iki cyiciro, bidusaba gukora ingengabihe. Amasaha 3 hagati y'amasaha 3 n'8 ku munsi twebwe bingana na periode 5 ku munsi, ko periode ingana n'iminota 40. Ni ukuvuga ngo twakoze ingengabihe ku buryo umwana wiga muri iki cyiciro yiga amasaha 3 n'igice ku munsi, ari byo n'ibindi bihugu byose bikora na UNESCO nibyo itangamo inama. Turavuga tuti kugira ngo tubone amasaha 3 n'igice ku munsi umwana yige biradusaba gutangira ryari. Dusanga kugira ngo tubone ayo masaha umwana amashuri ku bana bo muri iki cyiciro bagomba gutangira saa 2 za mu gitondo bakageza saa 5:40, ikindi cyiciro kigatangira saa 7:10 kikageza saa 10:50. Turi gukora ibintu byinshi ko twabanje guhamagara abayobozi b'amashuri yose, twagiranye nabo inama, nabo abayobozi b'amashuri abo mu mashuri abanza nabo tuzagirana inama nabo kugira ngo babimenye icyo aya mavugurura buvuze, cyane cyane amavugurura ajyanye n'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye by'amarani pathway cyangwa amashami. Turashaka gushyiramo imbaraga aya mavugurura. Mu by'ukuri twitezeho ko azagira impinduka nziza ku ireme ry'uburezi kubera impamvu ebyiri z'ingenzi. Iya mbere ni uko aya mavugurura yakozwe avuye mu barimu n'abanyeshuri ubwabo n'ababyeyi. Twavuganye n'abarimu benshi cyane, abanyeshuri, ababyeyi baduha ibitekerezo y'ibyahinduka. Ibyinshi batubwiye nibyo turi gushyira mu bikorwa. Uhereye muri primaire cyangwa muri lower primary mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, ibyo batubwiraga ati iki n'iki ntigikora, iki n'iki cyahinduka, iki n'iki cyahinduka, ibyo byose twarabifashe tureba n'ibindi bihugu ko bibigenza, dufata umwanzuro. Nkeka rero ko ibingibi bizatuma mu by'ukuri hahinduka byinshi ku bijyanye n'ireme ry'uburezi, kuko bigendanye n'ibyifuzo by'abanyeshuri, ibyifuzo by'abarimu, kandi bigendanye n'ibindi bihugu ko bigenza. Ese ukurikije amashami mashyashya wagize, urabona uzakenera abarimu bangahe? Ese urabona ubura abarimu bangahe? Abazakenera akabasaba, ababura akavuga ati cyangwa se abona barengeje ariwe bizashoboka akabona avuga ati abangaba sindabona batakibakeneye, ndabona bajya tuvuga abangaba noneho tubajyane hehe. Niba ari mu karere tukavuga tuti okay, niba wenda ari karere ka Rusizi kuri iri shuri, se mu karere ka Rusizi harimo imyanya, ariko ibyo nabyo ibijyanye no gusaba nkuko nabundi abarimu basaba transfer n'ubundi bazazisaba. Tujye tuvuga tuti uyu mwarimu wenda waruri Rusizi kuri iki kigo twasanze wenda atagikenewe, yigishaga wenda psychology cyangwa psychology, none iri somo ntari rihari kuri iki kigo, yakagombye kugenda. Wenda n'ubundi turebe muri TMS yarasabye, tusange wenda yarasabye ahandi hantu,
dusange wenda mu by'ukuri niba ari amahirwe dusanga aho yasabye bari bamukeneye kandi wenda aho yari ari naho wenda atarakenewe. Ni ibintu tuzakorana n'abayobozi b'ibigo n'abayobozi b'ibigo bungirije bashinzwe amasomo no muri sisiteme isanzwe dukoresha yo gusaba no guhinduranya abarimu, buri wese tukamuhinduranya cyangwa se tukamuha umwanya mushya cyangwa se akaguma ahari bitewe n'imyanya ihari. ubundi aya mavugurura yo muri upper secondary ajya kujyaho nibyo abanyeshuri benshi batubwiraga turi gukora ubushakashatsi, katubwira ati ngewe combination niga nuko nta yandi mahitamo nari mfite, niyo yonyine yari iri kuri iki kigo nigaho. Niba ari umwana cyane cyane abana biga mu mashuri bataha, combination iri hano ni Hegel, niyo yonyine iri hano, nanjye niho ntuye, niyo yonyine ngomba kwiga, naba nyikunze naba ntayikunze, naba nyishoboye naba ntayishoboye. Ibyo nibyo abanyeshuri batubwiraga. Noneho wanareba nuko isi ahigeze, ugasanga kugira ngo umwana agire amahirwe menshi nuko abona amahirwe yo kuba afite ibintu byinshi yahitamo. Reka nguhe urugero nka pathway ya math and science, stream ya mbere aho umwana azajya akora mathematics, agakora physics, agakora biology, agakora chemistry. Uwo mwana ayo amasomo ane akoze, ubundi bajyaga bakora 3, ayo masomo ane akoze utiriwe ujya no mu bindi bintu byinshi cyane ukarebera hafi, afite nakora neza mathematics na physics, uwo mwana afite amahirwe yo kujya muri engineering. Nakora neza biology na chemistry, uwo mwana afite amahirwe yo kujya muri medicine. Urumva umuhaye amahirwe ubwo ni gato cyane, hari n'ibindi byinshi yajyamo. Umuhaye amahirwe byibuza 2 ahita afatika, ahita agaragara ari direct. Abarimu barabyishimiye, abayobozi b'ibigo barabyishimiye, ababyeyi, abanyeshuri nabo tuzagira umwanya wo kubibasobanura neza babyumve neza kandi nabo bazabyishimira. Igisigaye ni ukubishyira mu bikorwa. Turimo turashyiramo imbaraga nyinshi dufatanije n'abarimu n'abandi bantu bose bashoboka kugira ngo tubishyire mu bikorwa neza, kandi twiringiye neza ko bizagira impinduka nyinshi mu gutanga ireme ry'uburezi mu Rwanda.